Umuntu wa gatanu ugiye guhabwa inka, gize amahirwe yo guhabwa inka, yitwa Mutuyimana Penina. Murakoze cyane ko mu mwanya ari abavugije ingoma ariko hari kandi tuziranye kakakora simije ngo akabakabonye turaza kugashyiraho nagira ngo mfate uyu mwanya bari bampaye kugira ngo wenda na bano runo rubyiruko tubereka abayobozi bari aha ngaha turi kumwe cyane cyane b'akarere kacu turi kumwe na nyakubahwa Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yabasuhuza araza kugira n'umwanya baganiriza turi kumwe kandi n'umushyitsi wundi ariko akaba n'umusangwa ni umuyobozi wa Parike Nationale y'Ibirunga nawe muramuzi ariko yakwigejeje akabasuhuza murakoze cyane
murakoze cyane abo muri Nyange mugire gutya turebe murakoze cyane nagira ngo rero n'umuyobozi w'umurenge wa Nyange abasuhuza yajyaga bambaza none rero no munsi twagize amahirwe yuko aza nawe kubana namwe mukamenyana murakoze cyane amashyi menshi cyane ku muyobozi wacu cyane amashyi menshi cyane murakoze cyane rero hano ni mu rugo kandi amasaha arimo kugenda adusiga turaza gukora ibintu ku buryo bwihuse cyane sibyo aho ni sawa cyane rero ngira ngo abantu bari bazi meya mugire gutya Chris meya wacu harimo umuntu ari popera aho ni sawa cyane araza kugira umwanya mwiza wo kubana namwe reka rero ducunguze uburyo mwete reka Ellen you have something. So to start off some of our surprises this week, my son Aiden and I and Emmanuel had the opportunity to go around and visit some of the sewing centers that you grouped off into this week, and we met you and we talked and we gave you some gifts. Yes, njyewe n'umuhungu wanjye twageze umwanya wo kuzenguruka hirya no hino aho mwagiye mukora amatsinda atandukanye y'ubudozi yego twaraganiriye. And these items that we have given to you in the payment for your rent for the year, for your space, will help you financially. And Emmanuel and I have discussed that we really encourage you to go off into groups to start sewing centers and to work together instead of just going out on your own, because it's more productive for you, and also you have an opportunity to be with your sisters and build relationships. Yego bagiye baca mu matsinda atandukanye ubwo barimo barabwira abafite amatsinda muri izi hari ibibazo bitandukanye bagiye basanga mufite iby'ubukonde hari abo bagiye bafasha kwishyura ubukonde bw'igihe kirambye nk'umwaka n'ibindi ariko ni mu buryo bwo kubashishikariza kwibumbira hamwe nk'abavandimwe mukiteza imbere muri hamwe. So ababashije kugeraho ya matsinda babashije kugeraho hirya no hino bari hano mwahaguruka abo bagezeho. So to all of you in your sewing groups that you have made and that we met, we are giving each group a intama. Buri tsinda twasuye tugiye kuriha intama. Okay, wait. Nimutuze. Hold on. Nimutuze. Nimwe mutuje gato. Ego. Mbe mutuje gato. So by each of you having a goat, a sheep. Mutuze. Getting a sheep, you will be able to breed them, which will help bring income into your sewing centers. Ego mu busanzwe hari abari basanzwe bafite tudukorwa tw'inama yaje kumenya ayo makuru yongeraho izo nama vuze ko bahereza bajya bavuga ngo ufite arongererwa ni nko kubashishikariza rero intego nyamukuru mureke twumvikane intego nyamukuru y'izo nama ni ukugira ngo mugende mubyaza umusaruro nk'uko mwabitangiye kugira ngo bibafashe kwiteza imbere. Sawa murakoze cyane rero ibyinshi biraje nyakubahwa meya nagira ngo mbabwire ko Ellen na Aiden tumaze icyumweru dusura aba bana bacu kubera ko ino gahunda tuyimaranye imyaka 4 bivuga ngo dufite initex enye
zarangiye mu myaka yashize. Abo bana rero barangije twagiye tubaha imashini, hari abari bikorera ku giti cyabo ariko hari n'abakoze amatere mu matsinda. Ayo matsinda twashoboye kuyasura, hari ayo twasanze ageze kure cyane, hari nk'abo twasanze bashoboye kudoda, bigurira intama buri muntu wese, bafite ahantu barahinga. Ayo ni amatsinda twagiye dusura. Mu kuyasura rero twasanze hari challenges bafite. Izo challenges nizo Ellen yarimo kuvuga. Twagiye dusura abo bana ahantu bakorera mu masantere atandukanye, haba ari mu executive wa Nyange arahari, dufite abana bari i Kagano, dufite abana bari muri Tigo, dufite abana bari kuri Kansoro. Abo ni amagroupe twagiye dusura. Hari abana dufite bari muri Musanze, mu murenge wa Musanze, ndetse n'abari mu murenge wa Kinigi. Rero twagize umugisha ubwo Ellen yagendaga basura, twagendaga tubongerera ubushobozi, aho twashoboye gutanga amafaranga agera muri miliyoni zirenga 3 muri ya matsinda twagiye dusura, kugira ngo dushobore kubaha ubushobozi ndetse bashobore gutera intambwe irenze cyane ahantu bageze. Ngira ngo rero abakobwa uko muri kona bishimye, nabo ngabo tumaze iminsi dusura. Hari n'andi matsinda tutarasura, hari andi matsinda tutarasura, namwe gahunda irahari kuko Ellen ntago agiye. Iki cyumweru namwe tuzagira gute, tuzabasura. Nyakubahwa Meya rero tukaba twarabonye iki gikorwa kiri gutanga umusaruro. Muri abo bana 180 twashoboye guha imashini, ngira ngo twasanze abarenga 120 bose bari mu matsinda. Ayo matsinda nyine twagiye dusura ndetse n'andi tutarasura, kandi twabonye mu by'ukuri akora neza ndetse n'adakora neza. Twabonye turi kwiga neza uburyo turagenda tubafasha kugira ngo bashobore gutera imbere. So ni muri ubwo buryo rero ayo matsinda twasuye, kabone n'ubwo hari inkunga twabahaye, Ellen ibona aravuze ngo iri buri tsinda ryongeye intama cyane ry'umuyobozi w'itsinda, kubera ko twabonye abayobozi bakora akazi gakomeye. Uwo muyobozi w'itsinda turamuha iyo ntama n'ubwo ibindi bizagenda biza. So murakoze cyane rero, kugira ngo wenda bitaza gutwara umwanya munini, byose no akaba ari n'umugisha birumvikana kongera guhura n'umuterankunga wacu Ellen ndetse na Aiden. Ariyo mpamvu dufite gahunda y'ubusabane, ndavuga kurya. Icyo tugiye gukora rero, dufite intama 10 tugiye gutanga, turaha abakobwa bacu. Ngira ngo Ellen yarabibabwiyeho mu gihe avuga ati gihe tugiye kuguha gutanga inka, nukuba wahagaze neza cyane, bivuga ngo it's a surprise, ni surprise. Abana ntago babizi, they get excited sometimes, niyo mpamvu you need to be ready for that. So reka rero dutangire dutanga intama, kubera ko turashaka kubigira vuba vuba. Izi ntama tugiye kuziha abantu batandukanye. Mu nyemerere tugiye gutangirana n'intama. Tugiye gutanga intama 10 ku bana bacu. Izo ntama hakiza mwaka we muzigeza hino, izo ntama muzegeze hino. Namwe se wagore
gatatu nahashe izo naho ku rugamba she yego murakoze cyane umuntu wa mbere tugiye guha intama. Can you read this? Be my guest. Oh my gosh. So umuntu wa mbere no uduhaye Janine. Mumama shimenshi cyane uduhaye Janine. Urakoze cyane uduhaye Janine uragenda harabaguha intama. Turihuta cyane umuntu wa kabiri ni Ingabire Yvonne. Ingabire Yvonne aragenda hariya nawe bamuhereza intama. Muyizane hano actually nibwo buryo bwiza. Yego muyizane hano yizane hano aha urakoze cyane. Okay, Agnes. Umuntu wa gatatu tugiye guha intama ni Agnes. Agnes Mutuyimana mu mamashi menshi cyane. Rakimira Helen nta kibazo urakoze cyane. Genda ngiyo. Umuntu wa gatatu ni Solange. Solange Niyigena natebuke. Urakoze cyane. Urakoze uragenda hariya baguhe intama. Urakoze Solange. Undi muntu ni Oliva Uwizeyimana Oliva. Urakoze cyane Uwizeyimana Oliva. Genda baguhe intama yawe. Yeah. Uwayisaba Leya. Urakoze cyane Leya. Urakoze. Just sexy. Iragena Claudine ari mu mamashi menshi cyane. Iragena Claudine uyu munsi nawe yabaye umunyamugisha. Urakoze. Fata ku ntama yawe. Urakoze cyane. Undi Iradukunda Joseline ni karibu. Mu mamashi menshi cyane Joseline arakoze. Asigaye abantu babiri basigaye. Tugiye
naryo ryana urakoze cyane mubahe amashyi menshi cyane ariko mubahe amashyi menshi cyane urakoze Nyiramana Nyiramana Chris Nyiramana ninde urakoze cyane Nyiramana then Nadine. Naituriki Nadine thank you very much izo nka nazo muzegeza hino vuba vuba izo nka muzegeza hino vuba vuba oh cool murakoze cyane amashyi menshi cyane ku bantu duhaye intama amashyi menshi cyane oh You will get to present the first cow. Vice Mayor agiye kudufasha mu gutanga inka ya mbere. mwakire Vice Mayor n'amashyi menshi cyane umuyobozi wacu katurebe umunyamugisha wa mbere ugiye guhabwa inka na Mayor ariko ubundi reka Meya mbere y'uko atanga inka afata n'uyu mwanya wo kubabwira ubundi nk'imaze iki nyakubahwa Meya urabona rwose uri umubyeyi birenze kuba uri umuyobozi wanatubwira muri make inkimaze iki mu muryango nyarwanda kugira ngo n'ubundi n'ababera bari hano ndavuga abashyitsi baze kugenda bazi mu by'ukuri iyo tuyitanze bivuze iki cyane ko muraza kubikomozaho ni gahunda ya nyakubahwa perezida wa repubulika n'ubundi yo gutanga inka aho yavuze ko rwose gucanira mu muco nyarwanda mu muco wacu cyangwa se mu muryango nyarwanda ntukazime reka muhe umwanya rero n'izindi magambo atangira iki gikorwa mu buryo burofisiyeri nyuma yaho aho neza mbanze mbashimire ko bantumiye maze nanabibwire mbere yuko ngira icyo mvuga ku nka nitwa Theobald Kayiranga nk'uko Kamusanze wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bishimiye rero kubera ko mwebwe muri no mu nshingano zanjye cyane. Yes, before I tell you the meaning of the importance of a cow, briefly let me tell you about myself. He's a vice mayor in charge of Shosho. Yes, briefly let me say that. Bansabye rero ko nababwira akamaro k'inka ubundi inka ni itungo ariko zikaba n'ikimenyetso cy'urukundo umuntu ashobora guha umuntu akunda. Briefly, they requested me to tell you the meaning of culture. A cow, giving a cow is a sign of love, where someone can give a cow to someone he loves, he or she loves. Mwebwe rero mugize umugisha abagiye guhabwa inka nubwo ishobora kuba yakugira ikikubyarira kugira ngo ni ikimenyetso cyerekana ko uyibahaye abakunze nk'uko nari mbivuze ariko no mu muco wacu ariko mu mwaka wa 2006 nyakubahwa perezida wa repubulika wongeye kugarura gahunda ya gira inka kugira ngo buri munyarwanda wese agire inka. You're so blessed those ones who are going to be given cows. Yes, you're going to gain from getting those cows, but also back in days in 2006 where our president reintroduced this culture of giving cows. Briefly, let me select that, yes. Bagira ngo rero iyo umuntu rero aguhaye inka kuri cya kimenyetso cy'urukundo nuko bakubwiye ngo inka nguhaye ugende uyifate neza kugira ngo uzakubyarire inyungu ubone amata uyanywe abana banywa amata nawe uyabone ariko n'abaturanyi nabo bagira uwo mugisha wo kugira ngo nabo bumve ko have milk, give to the neighbors, all that. Kugira ngo muri make ni ibyo ngibyo icyo nashaka kugarukaho cyane nuko ari urukundo ari umugisha umuntu aba aguhaye kugira ngo utunganirwe. Briefly, it's like giving you, it's a sign of love, go have benefit, develop, generally like that, yes.
ndagira ngo rero mpamagara uwitwa Nyiramahirwe Nadia yegera imbere amashyi menshi cyane kuri Meya ndetse na Nadia, amashyi menshi cyane reka umuyobozi amufashe agenda yimwegereze rero abafotora barebe uko bafotora. Murakoze cyane. So we are waiting for the next down. Murakoze cyane Meya. I would like to invite my dear, very close friend Prosper to come and join us. I met Prosper the second day I was here, and my relationship with him is one of love and deep respect, and I can't tell him how much I care about him and support him in all the work he's doing for the community and for the national park. Thank you. Prosper ku munsi wa kabiri ari mu Rwanda nibwo yahuye na Prosper, so n'ibikorwa akora mu bikorwa byo kubungabunga parike n'ibidukikije. Arakoze cyane Helen, nk'uko mubizi u Rwanda rwacu n'ingagi zatuzaniye abashyitsi benshi ariko abakoma mu mashyi abashimira Imana mushimire ko twabonye Helen. As you all know, our Rwanda, our park brought us so many good visitors around here. Those who clap hands that it all brought us Erin. He's waiting to know who he's going to give a cow. Giving a cow is a surprise. No one knows that he's going to receive a cow. Uwo tugiye guha inka yitwa Mushimiyimana Jeannette. Reka turayikeneye cyane, turayikeneye cyane. The opportunity to become what you have become with your new skills. So can we please have our sewing instructors come up? Arashaka guha amahirwe yo gutanga inkurikiyeho abarimu banyu batatu babakishije muri ibi bihe byose mwese mwibuka abarimu batanga iyo ikurikiye. Abarimu batatu babandi bigisha bano banyeshuri. Nyakubahwa Meya, ngiye no kubabwira muri makeya aba bantu turi kumwe bariho, kubera ko twabonye ko bano bana baza bafite depresiyo y'ababyeyi, abana bangana nabo twashatse bano babyeyi kuko iyo tubita parent figures, iyo bari imbere yabo n'ubundi birenze ko bari abarimu ni n'ababyeyi babo kuko ni abahamyi bacu. Niyo mpamvu rero ubona twafasha ababyeyi bahagarariye abandi babyeyi bakabaye bakora inshingano zabo. So rero aba bari
turabona ko rwose ibintu bakoze biratanga umusaruro. Reka rero tubahe uno mwanya baze gutanga inka umwana w'umukobwa. Allow me to briefly translate what Emmanuel had just said. The people in front of us are the teachers of all these ladies here who are studying from this Pijila Women and Children Center. The reason why he didn't choose the young teachers like them, he wanted them to have like a parent figure, someone who's older, who can help them go through the parent depression that they had of them being rejected from their homes. That's why this old man and older woman here is standing here and teaching them. Thank you. cyane. bacu bari kuza kudufasha gufata n'amafoto. Reka mpamagare Bride akaba umuyobozi uyoboye bano banyamakuru bari hano baturutse muri Amerika. You most welcome here, Bride. Abuja ona mu amashyi menshi cyane. Bride. So I'm sure you heard what Mayor says about the cow and how important it is. So now you are honored to give away the cow. So and to say something to this guy. It's a big honor to be here, and I'm very, very honored to be participating, and it's wonderful to be in Rwanda. Atewiteka kubari hano no kubari mu Rwanda. Florence. Nyirarugendo, urakoze. Florence Nyirarugendo. Okay. Muri tayari? Ninde ugiye guhabwa inka tugiye kugezeho ni ya gatanu. Ninde tugiye guha inka ya gatanu? Ninde? Aha, ntago muzi, reka abayobozi b'umurenge b'imirenge badufashe gutanga ino nka. Murakoze cyane. Umuntu wa gatanu ugiye guhabwa inka, gize amahirwe yo guhabwa inka, yitwa Mutuyimana Penina. She can get her girl. Oh my gosh. Niyawe inka niyawe rwose. Niyawe. Kuri batoze imirenge yacu tumugira n'abandi bashoboye gutanga inka. Kuri umwanya. Mwana we, ntacyo. Urakoze cyane. Amashyi menshi cyane ku bayobozi bacu, barakoze.
nimutuze nyamuneka mutaza. I'm sure all of you know that this started with Emmanuel meeting a young mother. Ngira ngo mwese murabizi iki gikorwa kirimo, ariko igikorwa cyo gufasha abamama batoya babyaye cyatangiranye n'umumama umwe muto. And I have so much respect and love to Fanny and her daughter Jolie, and they are the foundation of the center. They have led all of you to where you are today. Is the first ones here, and what we're building, the new center. And I would like to invite Fanny and Jolie up here. Ashaka guhamagara Fanny n'umukobwa we Jolie nk'urugero rwa Manuel yahereyeho kugira ngo agire igitekerezo cyo kubumbira hamwe abamama batoya bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye nk'uko uyu mumama yabonye ubwa cyane nk'uko mbibona. And Jolie and Fanny have never had an opportunity to feel what it feels like to have one of the moms receive a cow, and now they do. So I of the girl who's going to receive the next cow. Ntabwo bigeze bagira ubwo buryohe nka bamwe muri mwebwe muri kugenda mugira bwo kwakira inka cyangwa se kuzitanga. Rero uyu munsi abahaye uwo mwanya wo kugira ngo nabo bagire uwo bahereza inka kuko arabubaha cyane. Uwineza Divine. batanga amashyi menshi cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane rero kubera ko abayobozi bacu bafite byinshi byo gukora cyangwa se ntibabibona n'umwanya uraba ari hano nta kibazo. Twagiraga ngo dusabe umuyobozi wa parike y'igihugu y'Ibirunga tumuhe umunota umwe agira icyo avuga kuri iki gikorwa kibaye, na meya nawe araza kudusoreza kugira ngo igikorwa cy'ubusabane gikurikireho, kugira ngo haramutse bibaye ngombwa ko hari ugenda abe ashobora kugenda. Reka rero twakire umuyobozi wa parike y'igihugu y'Ibirunga aze kugira icyo avuga kuri iki gikorwa cyabaye uyu munsi, ndetse na meya araza kudusoreza. Murakoze cyane. Nabanza gushimira muceceke aba mutuze twumve icyo batubwira. Mutega amatwi twumve neza aho ibi byose ikintu cya mbere gutanga inka. Nababwiye ko tugashimira leta yacu yatuzaniye ubukerarugendo, tukabona abashyitsi basura ariko barangiza bakerekana umutima w'urukundo, bagakora ibirenze gusura ingagi gusa, bakaza bakadufasha guteza imbere u Rwanda, kuzamura imibereho y'abaturiye parike. Icyo ni icya mbere. I'll translate this briefly. He said that when he was giving a cow, he told you why he's happy about our country, our park, which is attracting tourists here and there, where Aaron came through, and now we are seeing all these beautiful things. Icya kabiri mvuga kinakomeye
ni inshingano mufite nubwo iyo turi hano tuba turi kubita ngo muri abana kubera ko mwahuye n'ikibazo cyangwa se n'iryo somo ryo kubyara mukiri bato, ariko n'ubundi muri ababyeyi mufite inshingano rero bwo kumenya ngo ibi byose bituruka hehe. Bituruka kuri Parike Nationale y'Ibirunga. He wants to tell you still your responsibility that you have. Yes, we are calling you young people or young mothers just because of what you faced of giving birth when you're still young, but still you're still parents and you have a responsibility of taking care of those children, but also to know that all that you see is from what you having closer to you, which is the park, the Volcanoes National Park, which is attracting tourists to us, and here you see them supporting us. Nanone rero iyo turi gukora ibi ngibi turabatekerezaho mwamwe nk'ababyeyi responsibility mufite nuko mubikora neza muzayiha abana banyu. When we are doing this, we think about you as parents. You have a responsibility of taking care of those children that you have and also showing them the direction of what they should do. Yes, you're still young, but still we'll come back to give you more cows when you're also showing us that you've done your work very well of taking care of the children, being an example and teaching them how to protect, to conserve or protecting the park that is closer to them. Murakoze cyane rero imihigo irakomeje. Thank you so much. The performance contract is continuing. Murakoze cyane, nagira ngo ntangire nshimire Helen, nshimire Manuel wagize umutima mwiza wo gufasha abantu bababaye kuko ntabwo ari umuhanda ariko tukabirengagiza. Yes, let me start by thanking Emmanuel and Erin. Emmanuel who started this, because there are so many people who are out there but they're just bypassing. They don't think like the way Emmanuel thought of starting this charity program. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi nuko ndishimye cyane. Muri ababyeyi batoya ariko bakeye basa neza, bafite n'abana basa neza cyane, batandukanye n'abandi, bafite n'ubushobozi bwo kubarera ariko bakaba batabarera nk'uko mwega mubarera. Yes, I'll not say much, but still, let me tell you that I'm so happy that I met you. The way you look, so beautiful, because there are so many mothers like you out there who are not taking care of the children like the way you do here. Icyo nshaka kubabwira nuko nyuma y'ibi ngibi mwahuye nabyo mukabyara mukiri batoya, ubuzima burakomeza kandi ubuzima bugomba gukomeza kandi bukaba bwiza. Ikindi nongeraho nuko aba bana murera turifuza ko bazabana bakomeye cyane. Even though you gave birth when you're still young, he knows that. Nashaka kuvuga ko ubuzima bukomeza ko n'ubundi ibyo mwifuza kugeraho inzozi zanyu mwagumya mukazigira kandi n'abo bana nabo mukabarera neza cyane. He wants to tell you that life can still continue and you can take care of those babies or children and life gets to be better even more. Kubasaba nuko aba mwagize amahirwe yo kuba muri kwiga. Mwabonye ko mu Rwanda ubu ngubu turi guteza made in Rwanda, ibintu byose twambara akenshi usanga ko nibyo twikorera. Nanashimishwe namwe no kubabona ko benshi biyambariye imyenda mu bikore neza, ndabizi ko bizabagira akamaro cyane. He's happy that you guys are doing the Made in Rwanda thing, and you all know that in Rwanda we are promoting the Made in Rwanda, and he's happy to see most of you putting on the clothes that you've already done yourselves. He's happy to encouraging you to continue like that. Asigaye rero ibi ngibi kugira ngo ugere ku kintu cyiza nuko ugira indangagaciro z'Abanyarwanda. Indangagaciro ya mbere nuko tugira ikinyabupfura no kwirinda ibi byakongera kudusubiza mu byo twagiye duhura nabyo, kubera ko ubuzima ni ishuri kandi umuntu aba afite ibindi byinshi nyiza. Nagira ngo rero ibyo tudafite amahoro, tudafite umuyobozi mwiza nka nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ntabwo ibi ngibi twabigeraho, ntabwo twaza aha ngaha ngo twishime, ntabwo twabona museka gutya. Ubwo icyo nshaka kubakangurira cyane nyuma nuko tuzirikana ko mu kwezi kwa karindwi ku itariki 15 dufite amatora
kandi uko mbabona mukwiye kuba mufite ibyangombwa mukazaba mbere mu kwitabira muri aya matora. Murakoze. Lastly, you all know that we are happy for the good governance and leadership that we have in Rwanda. If it was not of that, we would have not had this celebration and happiness. So reminding you about the elections that are coming in July, yes, in July. Let everyone be ready to elect and choose well. Thank you. Murakoze cyane. Abayobozi bacu barakoze cyane, murakoze Prosper ndetse na Vice Mayor. Ubu rero nyakubahwa Mayor ndetse na Prosper n'abayobozi bandi bari hano tugeze mu mwanya wo kwidagadura, aho rwose ubu ngubu abana bagiye kugera iwabo. So don't be surprised. Now it's a time to enjoy our time. But reka mfate umwanya Ellen should come here. Umwanya udasanzwe cyane. Give yourselves a round of applause, please. Arashaka gushimira buri wese wemeye kuza kwifatanya natwe kuri uyu munsi, twiha amashyi menshi cyane. So we're going to close this and we're going to have some food, we're going to have some dancing, and the girls who received the cows, if you want, you can come up here and we can talk about what's going to happen next. Yes. Ibikurikiyeho tugiye kwidagadura n'umwanya wacu, tunezerwe abahawe inka n'umwanya wacu muri make. Murakoze cyane rero, mu gihe twicaye reka twicare ibusanzwe iyo tumaze kubona inka twazibonye, reka dutangire twidagadura. Reka turebe umushumba wacu waruragiye izi nka tubwirize inka ni bwoko ki. Ni karibu cyane. Nibareke kwiyahura kuko n'abimana izazibana. Wararaye nanone umva nimutera ibitambwe dutahe ibizinzo bya muyaga tujye kugaruza rugondo rwa byano umva ko yazibyariye Imana naho wararaye nanone naho umva ko yazibyariye Imana inka zimanutse kwa Bideri koko ziri n'umudendo uzizihiza naho wararaye umva nimutera ibitambwe dutahe ibizinzo bya muyaga tujye kugaruza rugondo rwa byano umva ko yazibyariye Imana naho wararaye nanone naho umva nimugaruza inyumba ngari iya Rukara rw'indahangarwa yewe mucumburagiye abashima nkuyo naho none naho umva ko yahageze igatanga umva ko bayita intarama na guhiga naho wararaye nanone naho wararaye nanone naho umva yacu ni nyiramacumu umva ko k'inkuba zesaniye mu bicu naho wararaye nanone naho umva nimuze tuzivuge naho batazigira wararaye nanone naho kunira buhimba kunda gushora wenda abagabo akunda kushora nimureke tuzivuga amazina yazo ndabona hari n'inka nziza zanogeye abantu mw'abagabo
bakeneye rimwe yateye se basura agahinda yizije mutayi abatutira batungana ngo ntibaturana yanga urugo ruvuga umugore ngayo mu gitondo rwavuga umuhoro ngabo ntikinywa ntikiryama isigaye itunzwe n'akamo k'abashumbira ngo nakabaye ku kabumbiro ka manda ubagara yica abagomerera ikaramya abagabo ikaremereza n'abari mu ruhimbi zazurebe rutiwe igira amabere atunga abashumba ku ishyamba abagore basiganiye kugemura nganze kunywera mu migende yo kwa mungu ngo inkongoro zo kwa muganga zirahavoma nyiri igiti gitondo nkuri gitakazi mwe basindagiza wamaye shinga intege abatabizi basindagiza abakamyi n'abakamisha bakamahona ntibayiheza na ngabo zazurebe rubibi rubereye ibiro udahamagaza ibaza ingoma ziza bayihamagaza umureke induru zivugeje abemera mihigo mu rutabo ngo ibitugu n'ibyisengamihigo rukarwikubise umutana ye umwica barya umugo gumukabura cumu yayihawe na ruhezamihigo yarikojeje inkokora hasi inkoko zirataka zirananga barutimirwa ziratera inyoga rwanya mu igema ya rugamba imirambo n'imirindi y'inziza rwambungire rubonane incoza mihigo ikomeje umwami rutaba imihigo intwari zihata iminago rwamuhirwa n'imbuga izo nka n'imbonera za rudahinyuka bifuza abanyabihogo dore imana yaziremye mu nziza imanzi ziyukira ku mubiri zivugwa mu zogeye zimutakara izo ngabo zeremyeho n'inyange zanarya amaso n'inyamba rukariragira n'ingeri zidaturwa n'ingabo mbi n'inyange ibyirukanye igitugu n'imbonera ruterezambuga n'isati inyoshereje amanywa n'ibara ritatse mu rubera n'umuheha utemba ku mubiri n'irembo ryezemo amariza kugeza ku byoni ikirere zihora zizihiwe n'ibirori zikarangwaho kibera inka zikaba imana yaremye kigeri zirahama zitegeka ibihe by'inyambo zuhima inyina n'imirimba zuhima inega n'imirindi zuhima impeta z'imurambi zuhisha zo ku muganza zuhiye rwogera ingabe zuhiye rwabugiriza ingoma zuhiye makombe y'igiseke zuhiye inyuhayiro y'ikarama niyo mwiza yagikuye umwami komorwaho rwagisha zibyara imigisha y'inka n'ingoma basanze zambaye ari inyamibwa izindi nyambi ziruta zose ngo dore zigatanga amata zigasa nk'umwami yarabajije umugabo w'ingema aho batinya inkuba zishinga imyata y'ingoma iya rutebezambuga rwa mpabuka impangazamihigo yo mu z'imatovu itabangira iminega y'indekwe induru ntiyumva ngo tuze indiruki rwatashe mu rwoga urwamo rwasanganiye impeta impundu zakwiye igihugu bavuga ko haje umuhondo bahamagaramo n'izi murambi umurari yazikerereza zikongeza inkuba zikabare zirakabuza impinga yatsinda baraziragamira igishari bararisonga y'ingabo nziza n'isakara bayingona ndarutimirwa zotora ingoga ndaruturushangura indongozi indekwe z'ibwami zivuga imihigo inkuru ya kure ya buri umwami ruhema cuye ziyebye ari umuhozi zisumbiye amahame zihanije abarasi zabaye urwaza amahembe kugeza ubwirwa n'imanzi imanurema kagame dore zagenuza mu kinigi yamwe badatunze umuhozi nimutuze murere haje amariza y'ingeri ngo abagira kuzirata nibatuze zibahate ntawe ukizihangara zishobora n'ishomo nziza sata mwiza Dego bagiye bagiye ugamburuza abantu ngo batagira uti bagasigara bintu n'ikamo cy'umugaruka n'ingoyo iyi ni ingoyo ya ziriya nka iyi ni ingoyo ngaho nimungurire muri uruhanga rw'uruhehemure rwahanzwe na gihanga ngomijana ngo ruhe umugisha
urakoze cyane kurubunda kuko abukingano amariro ngo umuseke uteye kandi n'amavunane baya rutinduka barayibonye barayimira ngo babazize urutamazi baza zivura mu rumango irayikorera yishibigire nyabukondo ngo zikora mu makamano zita imbere uvurungano uvuye hehe ko wesha ibivura imvundi nibwo aba mu mihigo cyama cy'ubukombe bashima imyato ndetse atusumbura ukereza ndi ngangara ugira ibi nuko murakoze cyane mumwongere mu amashyi menshi cyane tuguhaye inama rwose nawe come here. I think better we'll give him a sheep as well. Of course. What? Let's give him 2 sheep. What? Actually, njye nari nguhaye intama imwe ariko rero naguhaye indi ubwo utanye intama ebyiri. Urakoze cyane. Amashyi cyane. Murakoze cyane. Reka rero dusabe n'ubundi igitaramo kirakomeje. Reka dusabe Ellen arengeye. Ellen, please, you are going to bring Prosper and Vice Mayor to our table. So please, not to the table. You need to welcome them. Hello, Prosper. Vice Mayor, come up to the table, please. Murakoze, reka duhe umwanya rero. Kubera ko nyuma yaho dufite n'amakeke hariya. So, murakoze cyane. It's time to kwitamo. We kutari gucuranga wapi? Ambaraje kabanda kanze managura yaruwa ganaje gasora gato gafite munaka imanda ikaza tumane kona bye wanda kwenda hanya kandi ndashinga abana ba mama ndabonye ndabamete
urabona ko ibirori birakomeje aho ngaho aratarishije neza aratarishije nawe ndabona ategura neza ikindi rwose Clap your hands if you know that you are amashi menshi cyane aha batereka twongere babibonye amashi bakata amashi aha nanone urundi ruhande aha kabigize ifusi ubundi bayikugabiza uyirye uyirye akeke zumye neza ugayikata na kuraje nyinshi ibiti biragiye